tubashimira ko mudukunda natwe turabakunda. Twihuse uyu munsi munyemerere tugaruke ku bintu bine ukwiriye gusiba mu mutwe wawe niba ushaka gutera imbere muri uyu mwaka. Ese ujya wibaza ku bintu bine ukwiriye gusiba mu mutwe wawe kugira ngo utere imbere? Abantu benshi bakunda kwibaza kuri iki kibazo, aho bakunda kugira byinshi bibakoma mu nkokora ku bigendanye n'ejo habo heza. Uyu munsi rero munyemerere turamburire hamwe igitabo kitwereka ibintu bine ukwiriye gusiba mu mutwe wawe niba ushaka gutera imbere, maze amafufu n'amafaranga bigakomeza kugufubika muri rusange. Nge tugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze, ngwaye ikaze. Ikintu cya mbere ukwiriye gusiba mu mutwe wawe muri uyu mwaka ni ijambo rivuga riti ntabwo nshoboye. Iri ni ijambo rigutera gusubira inyuma mbere y'uko ugerageza. Siba mu mutwe wawe burundu rino jambo, kuko iri riba ari ijambo rigenda riguca intege buri munsi, rituma utagira icyo ugeraho ejo hawe hazaza muri rusange. Twagiye ku kintu cya kabiri ukwiriye gusaba mu mutwe wawe. Ikintu cya kabiri ukwiriye gusaba mu mutwe wawe muri uyu mwaka niba ushaka gutera imbere, maze amafufu n'amafaranga bigakomeza kugufubika, irinde rino jambo rivuga riti abandi nibo bagomba kumbera umuti. Aho abantu benshi bakunda kugira kino kibazo bakavuga bati nta kintu nzakora, sinzirwa nirushya, n'ubundi navukiye hano mu bakire, navukiye he, mfite abazamfasha. Iri ni ijambo usanga riguca intege muri rusange, kandi iri riba ari ijambo ryatuma utagira aho wigeze. Iri jambo rero rivuga riti abandi nibo bazambera umuti, abandi nibo bazamfasha. Iri ni ijambo riguca intege cyane, maze rigatuma utazagira icyo uzimarira ejo hazaza hawe. Tekereza ko ubuzima bwawe ari wowe ububazwa. Ntugatekereze ko cyangwa ngo utegereze ko undi muntu ari we uzakubera umuti w'inzozi zawe. Fata inshingano, wirinde gutekereza nabi, maze ibi numara kubikora rwose nta kabuza uzamererwa neza muri future yawe. Twagiye ku kintu cya gatatu ukwiriye kwirinda niba ushaka gutera imbere muri uyu mwaka. Ikintu cya gatatu ukwiriye kwirinda muri uyu mwaka, cyangwa ijambo ukwiriye kwirinda muri uyu mwaka, cyangwa ikintu kigora mu mutwe ukwiriye kutazongera gutekerezaho, ni ijambo rivuga riti abantu bazanseka. Iri ni ijambo abantu benshi bakunda guhorana mu kanwa kabo, yewe no mu mitwe yabo, dore ko aba ari ijambo usanga rigenda ribaca intege muri rusange, wo kugira ngo bagire icyo bakora ahubwo bakakireka, kubera ko baba batekereza ko hazagira umuntu uzabaseka nibagira icyo bakora kugira ngo bazatere imbere. Icyo abandi batekereza ntikigomba kuguhagarika, ahubwo wowe ikorera ibyawe gahoro gahoro, kuko mu rurimi rw'icyongereza baravuga ati little by little a bird builds its nest. Bivuze mu rurimi rw'igiswahili ati bandu bandu humaliza gugura muti, bandu bandu humaliza gugura muti. Uyu ni umugani ushatse kuvuga ko buhoro buhoro ugera kure, cyangwa gahoro gahoro ari rwo rugendo. Wowe niba uhora utekereza ko abantu bazaguseka nugira icyo ukora, ibi rwose bizakwica mu mutwe kandi uzarenda upfa nta kintu ugezeho. Twihuse reka tugaruke ku mwanya wa kane. Ese waba ufite amatsiko yo kumenya ikintu cya kane ukwiriye gusiba mu mutwe wawe uyu mwaka niba ushaka gutera imbere? Nanjye ngifitiye amatsiko. Gusa twihuse, niba wakunze ibyo dukora kora kuri subscribe, kandi niba wakunze iyi video ntiwibagirwe gukora kuri like, kuko uraba utweretse yuko ukunda ibyo dukora. Twagiye ku mwanya wa kane rero. Ikintu cya kane ukwiriye kwirinda muri uyu mwaka niba ushaka gutera imbere, irinde rino jambo rivuga riti byanze ndaretse. Ijambo rivuze ati byanze ndaretse ni ijambo riguca intege muri rusange, kuko rituma uhorana intege nkeya mu byo ukora byose, kandi ukagira n'ubwoba bwo kugira ibyo watangira bishya byazaguteza imbere, bikaba byazakubakira ejo hawe heza. Burya gutsindwa rimwe ntabwo ari iherezo, kandi gutsindwa cyangwa kugwa ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibi ni uko wakomeza ukaguma hasi. Niba rero waratsinzwe maze ukagerageza guhaguruka, nta kibazo rwose. Umenya ko niba waratsinzwe, iryo riba ari isomo rikomeye ukwiriye kuzirikana mu buzima bwawe. Ujye wibwira uti byanze uyu munsi ariko ejo bizakukunda.
ujye wibwira uti byanze uyu munsi, ati nubwo uyu munsi byanze ariko ejo ndizera ko bizakunda. Iri rizaba ijambo rizajya rigufasha buri munsi, wo kugira ngo ujye uhora wibaza cyangwa uhora uvuga uti byanze ndaretse. Niba ukunda ibyo dukora, ndizera ko wakoze kuri subscribe. Nabona igihe mwari muri kumwe, nitwa Leo Dukuze. Icyo nakwifuriza nuko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Ndagushimiye cyane.